Moses yagize nta nundi muntu sinzi ko ari undi muzapfa kuyagira mu Rwanda. Niba rero Moses ari we wafashe ukuboko kwe akandika ibimurimo imyaka yose amaze mu Rwanda ibyo bintu bikaba bimurimo akaba yarajijishije agahabwa amahirwe ashaka kuzamuka kugira ngo akore ibintu nk'ibi cyaba ari ikimenyetso kibi cyane. Tugende kabano aha rero bizatuma dukotinga ijambo kuri ni mugabanye uburakari webye muri kwita amahirwe tugende gake wowe ibyo uri kwita amahirwe Moses yarambuye agira ati tugende gakeya s'il te plaît nsomere irangiye ngo bwana Abe nk'abako host muze kwihangana mu kujya ngo turi muri kiganiro ya kangahe ya kane harimo fast ready ya kane iravuga iti ni kane ahari fast ready ni hehe hari fast ready hari aha okay kugira ngo tubyoroshye kugira ngo kabana byumve hari fast ready nabyumviseraga byose uretse gato Abe ni gusoma neza uretse gato kabano Abe ongera kuko ndabona abantu bamaze kuba 900 hafi igihumbi baraba ni 5,000 mu kanya ntabwo ikibazo ari abantu ntabwo nkeneye abantu ntabwo ikibazo ari abantu yego ariko n'abantu bagomba kumva bino bintu abantu nibabyumva kizima kiri muri iyi nkuru ku buryo babyumva barababara ariko ndaka kugira ngo wongere usome inkuru bwa nyuma y'ibyo zitangira agace ka gatandatu wo yahera kuri inkuru yose okay nemaze no kwifata mu mutwe umutwe w'amagambo uragira uti mu mutwe namushinja gute kungewe iyi dossier ngomba kumushinja komeza nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro ese yabwiraga nde sinzo yabwiraga komeza yabwiraga abanyarwanda okay komeza impamvu ya mbere yego namwe zo mpamvu muzizasesinge muzumve neza muzishingiro noneho mwumve n'urwo rwango ukuntu aba ari urwango rudafite nanjye ingingo ya mbere agira iti inkotanyi zafunze data pasteur zimuziza ubusa igice cya kabiri ingingo ya kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye icyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old. Impamvu ya gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Impamvu ya kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango ukwa Harerimana now 36 years old. Ubwo 36 years old n'ingingo ya kane ntabwo tuzi aho biri gukorelatinga niba murumuna wa se yarafunzwe yarafunguwe yarapfuye Harerimana ntabwo turi kumva aha hantu uko biri kugenda. Komeza. Igice cya gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo bari baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Igice cya gatandatu rero akaka impamvu ya gatandatu niyo noneho iteye ubwoba ibyo twita amahirwe yayibonye nk'umuvumo nk'umwaka iri kuri gatandatu ego aho hatinde naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure ku myaka 28 iyo guilty pleasure ndashaka kugira ngo muyitindeho ku bantu mumva indimi neza aho ngaho niho mutari gusobanura n'abantu bari guilty pleasure ni nko kuvuga ni nk'icyaha uri gukora cyangwa kumva uri guilty ariko fata urugero nk'ubusambanyi babwita ko ari guilty pleasure. Oya be aho ngaho gadufata n'uri ibyo bintu n'umutagarite uretse kamanze numve oya aho mwambwiye kumwitirira ibintu bitari byo kubera ko
buri mwenda ugira izina ryawo yawuhaga. Okay, guilty pleasure no turusobanura ijambo guilty pleasure bivuze. Kuri we bifite ikindi gisobanuro kitukiriho gusobanura bitewe n'impamvu yawise iryo zina. Ese mvuga ijambo guilty pleasure ko turwozwa nuko ya uri umucamanza nawe utaza kugira ibyaha ukora mu mvugo yawe. Okay, soza twandika abantu. Umuntu mami ntabwo abantu muri gusaba Mike sindi kubabona, abantu muri gusaba Mike simbabona. Okay. Reka ngasubiremo. Ariko ko abe yavuga iryo jambo nibyo. Uko aberi gusobanura iryo jambo nibyo. Ni guilty pleasure. Why guilty pleasure? Umva yo shata is a guilty pleasure. Okay, reka dukomeze. Ijambo rigira ubusobanuro bitewe n'uwarivuze nicyo ashaka. Naipa ntabwo ngomba gusobanura amagambo ngo kabyaramwe. We soma uve mu nzira hanyuma dusije turasira tubisije. Okay. Got you. Kangasubiremo agace ka gatandatu. Naraye ndira ubwo First Lady yambwiraga ko His Excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure. Ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ga point interrogation. /28 years old. Ku gace gaheruka kuri iyi statement ibanza haravuga kati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Noneho ikatugere rero ku kandi ga statement kakozwe mu cyongereza. Yego. That's how gwenda hanga hashatse kwerekana ko arabanga nabo baramwanga. That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. And that's how and Kagame sent troops to search my house/office for weed bituma mfungwa iminsi 76 muri Magere. Kandi ni troops n'abasirikari cyangwa abapolisi bari bohererejwe na Ange ngo basake inzu yanjye na office yanjye bashaka urumogi. So ubwo rero kimwe kiri gusoza bya search byabaye ejo bundi I think imyaka nk'ibiri ishize. Hanyuma ibyo kudoda tukayibara mu myaka 5 ishize. Hanyuma ibyo gufungwa kwa se no gufungurwa mu myaka wenda 20 ishize. So byose rero ababihuza babihuriza aho ngaho bareba ubwo rwango I don't know. Kabano twagiye. Ubu ngubu ngira ngo urabyumvisha. Nari nabyumvise rega kuva kare. Fatiraho. Nari nabyumvise kuva kare. Ikintu cyo abanyarwanda bakwiye kumenya Moses yari mageragera afunze. Ubwo akavuga ngo Ange Kagame yohereje abasirikare gusaka inzu. Ubundi ufite ubwenge ibyo bintu wabihuza gute? Ange Kagame nta si polisi ngo arafata uruhushya rwo guhohereza abantu bajye gusaka inzu y'umuntu. Ikindi Ange Kagame nta kibazo yarafitanye na Moses ngo wenda babe yabyuriyeho yohereza abashinzwe umutekano we ku buryo bajye kubikurikiranayo. Icyo cyo rwose kiri fo ni ugushaka gufata first family y'u Rwanda kugira ngo ayigaragaze nabi, kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. N'umuntu wese uri bibone abyamagane, twese hamwe tubyamagane kuko ntabwo ari byo. Ikintu navuga ni kimwe, Moses niba yatinyutse gukora ibi bintu, niba yatinyutse gukora ibintu afite ubwenge bukora neza, ntabwo afite muri make n'umusazi. Ntabwo bibaho ntibibaho. Ikindi kuvuga ngo wanga Kagame n'inkotanyi ku myaka ya 36 ukiga ahantu bakaguha burse ukiga ukayirangiza ukaba mister w'ishuri ukaryiga ugafata diplome ugakorera muri icyo gihugu ukikizamukiramo kikagutunga kikagufata kugeza ku gasongero maho hagati hose wari ufite uburenganzira bwo kugenda nk'abandi, ariko ukahaguma uyu munsi kari bwuje kuvuga ibingibi. It doesn't make sense at all. Ibingibi rwose umuntu wese ufite ubwenge agomba kujya against nabyo, kuko there is something behind this. Kuko nanubwo akakanya tuzi neza niwe wabikoze, ariko niba ari we wabikoze je ntakubeshye binteye ubwo umubiri wose, kuko urubyiruko ruri mu Rwanda bafite ikibazo. Duse niba dufite ba Moses bameze, abandi ba Moses bameze gutya bashobora kubyuka mu gitondo bagakora ibintu nk'ibi igihumbi. Where are we heading? What are we doing? Ni ukuvuga ngo imbaraga igihugu cyacu cyafashe kigashyira mu banyarwanda muri rusange, kikemvestinga muri buri muntu uwo ari we wese kititaye ngo nuwo kwa runaka yakoze iki byagenze bite, zaba zarabaye impfabusa. Kutushobora kwambikanya kwa Perezida wa Repubulika wangize ukavuga ngo it's a pleasure, guilty pleasure. Wamwambitse kubera iki?
ko hari abantu bazaga gukora fittings ukabangira kuki wemeye kumwambika ukambika n'abandi bayobozi bakomeye washakaga kuzamuka kugira ngo uyu munsi ugende ugera ahangaha uze wimeninda. It doesn't make sense at all. Yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndi bukora ntabwo nta mwenda afite wo kumwambika, nta muntu wari kumurasa. Kuki se yamwambitse? Kuki se yambitse fasted? Kuki se yambitse fast family? Kuki yambitse abandi bayobozi mu nzego zikomeye? Amahirwe yagize abandi bana batagize uyu munsi uyafashwe abandi bana. Niyo wafata amahirwe we yagize ari umwe ukayagabagabanya abana 10 batera imbere ku ruhando mpuzamahanga. Ariko rero niba uyu munsi wenda tuvuga urugendo yarifashe nabi agafata ibintu byakabikora nabi, ntabwo uyu munsi agomba gufata amakosa y'urugendo rwe rw'ubuzima ngo ayubike ku gihugu cyacu, ayubike ku muyobozi mukuru w'igihugu. It doesn't make sense at all. Urakoze cyane. Godfather wa maranye kagira ikintu uvuga minota. Ako se abakohoste mwaretse gusahuranwa mwamwihanganye. Oya ngena okay. Abakohoste mwihanganye. Dufite umuntu waje ukurikira Raziska, abakohoste mwihanganye. Raziska. Yes sir, how are you? Ijambo ukurikirwa n'umurisa abantu mutamanike ibiganza ngo amanitse ibiganza ko biraza kumfasha. Thank you ndabaramukije cyane. So igitumye nzamuka urabizi ntago ujya nkunda kuvuga cyane mu space. Ariko ibingibi bingezeho ndavuga no, I have to come up and say something. Yes, mukanya urabajije ngo bihuriye he no gupfobya. Aho mimiya uzamuke navuze ko ushaka kunganira aho ngaho narimbajije ya bimbwire bihuriye he rero. Yeah. Aho bihuriye. Muzi igihe ibihe turimo. That's one. Ikindi cya kabiri ngo yarakajwe ngo nuko se bamufunze bamushinja muri genocide yakorewe abatutsi ibyo bagashinjwaga. Agirwa amahirwe arafungurwa. Yego. Ariko none ubu ngubu turi mu bihe bihe. Turi mu gihe byo kwibuka genocide yakorewe abatutsi. Thank you. Kuki yahisemo ubu ngubu akaba aribwa abibika ibi bintu byose akaba aribwa bizanye arimo gupfobya. Ikindi cya kabiri ahita avuga ngo yanga abatutsi nibo bagize gute bahagaritse genocide. Abatutsi yanze nabahe? Nako yanze FPR pardon. Ko yanga FPR. So bivuze iki? FPR niyo yagize gute niyo yadukuye mu kanwa kabicanye. FPR niyo hagaritse ayo mabi bakoraga abari bahari bakora ibyo bibi. Turi kugendana yego. So ibyo byose ubishyize hamwe, yes harimo gupfobya biri hidden deep yabikoze abiza bishaka ibihe turimo n'ibyo yavuze icyo yanga n'ibyo yavuze bakoreye se ko baramufunze ko yashinjwa ko yarishe mu bihe turimo. So everything if you amurundi uvuga ngo connect the dot. Connect the dot bamwita Maxime yego komeza. So when you connect the dot, this guy is very smart. He's doing it on the purpose. Ari kudushaka ku distracting our people. Turi kwibuka muri bino bihe abari we dushyiraho hubwo umwanya wo kwibuka abacu azanye izo nzangano still. So ibintu byose ubishyize hamwe n'umupfobyi hubwo mubi cyane tumwamagane. Ndumva aricyo nshaka kuvuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Oh my God. Mimiya ntabwo ndi gukora reba ntabwo wigeze ushira muri request ngo nkubone. Twagiye dufata umuntu bita umurisa uranyumva? Mimiya shaka uburyo ushira muri request sinkubona cyangwa uri butari muri anonymous. Twagiye dufite umuntu bita umurisa jambo ni ryawe. Urafungura mic yawe murisa. Twihuta Eric Semuhungu. Karame fungura mic yawe. Umurisa wacu ntago mic yayifunguye. Twagiye Eric fata ijambo. Mungu wangu. Muraho neza. Nagize kintunguye kuri Moses. Hari oya reka mendetse. Komeza. Muri kunyumva ndi kuri machine sinzi bari muri kunyumva mugambere. Turakumva. Ya ndabasuje mwese. First of all I'm disappointed depende ubwo bamufungaga ninjye muntu wamukoreraga noza campaign yo kumugira ute yo kuvuga ngo Free Moses murabyibuka muri 2023 mu kwa kane I think ndabaplayingira ira space twakoze naravuze ngo ibi bintu ni muza kureba message hari kindi kintu cishi nyuma muri ibintu bya Moses ntabwo nahubutse urimo kunyumva space ya kabiri buze gukorwa cyangwa nitumara kumenya umwereke y'ibitu uko Moses murabizi yabikora yamara gukora ibintu nk'ibi ngibi bakavuga ko telefone yabaye hackinze atari
amashusho ya mbere yashaka kugira ngo bamufunge yenderezanya bwa nyuma yaraje narambwira ati ngo dufata ntago amafoto ari washyize hanze ngiyewe bampakinze. I have the audios, hari ama audio ndibuze kubaha, manza uvuge numva aho werekeza. Yeah, so first of all, n'abantu bari kuvuga kuri no topic, ni topic sensitive ko umuryango uvugwa ni first family, so abantu bavuge bamenya n'ibyo bari kuvuga. Umuntu umva yatambukire yabireka kubivugaho ngo iki bivuga ngo abantu bari kuvugwa muri no topic ni first family, so abantu bigenyesere kuvuga ko uyu muryango nyine urumva. So first of all, Moses ndamugaye, genda tunga, I'm disappointed and speechless same time. nta kintu kintunguye. Ndi mu bantu bamuvugiye kenshi ariko hano ho biranze. Ndanamwandikiye kuri Instagram, I mean WhatsApp, Snapchat, numva ari kuvuga nabi ndamwihorera. Gusa here's the things, nk'uko Bamara Ziskara bivuzeho, nk'uko Bamara Ziskara bivuzeho, hano harimo gupfobya kuko kukisi ategereje kino gihe wa mwanya turi kwibuka kabya ari akarwa azanye no topic. Ikindi afite event mu kwa gatanu muri Amerika, ashobora kuba abikoresha wenda kugira azabikoreshe as asylum nagira muri Amerika nazagaruka cyangwa akaba yaranagiye, kuko nabonye ngo May afite event ya biriya bintu byo kwerekana imideri muri Amerika. So niba kuri wabyanditse, kuko nabonye nashatse ahantu hose ibindi abibura, keretse ko nabanje kubigyorezwa na Kasuku mu gitondo ngo bitwa ngiye kwishaka ndabibura. Ako cyakuza kohereza nkubaza imba ari byo bintu babibonye ko narebye iwawe nkabibura. Nabibonye ariko njye urabizi, reka nkubwire Eric, nkimara kubibona niba abantu bari murabikwa narifite space ndavuga muri buretse gato. Abe nigeze basezera sniper wapi sinzi ukuntu byagenze, ahubwo narifite space n'abantu niba ari 400 nahise mfunga ndavuga nti umuretse gato katika jina la Yesu. Ariko Eric ntabwo ibi bintu bigeze na gato ntabwo nkubeshya, ntabwo ngiye ndi magayane, ntabwo ndi umuraguzi, ndakubwiza ukuri. Kuva kuri space ya mbere nakoze hano kuri Moses, murabyibuka kuva Moses amera nk'umwana ufite ibitotsi bari guhereza ikijumba kanga kukirya karira bakamuha amataka yanga kiriza, ibyo byose Moses yarabikoze. Ikingiki nta kintu kintunguye, byaragaragara muzi ko naho mwageze mukavuga ngo Moses yahawe amafaranga n'abazungu kugira ngo asebye u Rwanda, murabyibuka cyane. havuzwe ibintu byinshi kuri Moses, ariko kamabwira ikintu kimwe, this guy nta kintu niki na kimwe muri ibi ngibi akoze kintunguye. Yagaragaje ibimenyetso, hari ibyo mwe mutazi bitigeze bije hanze. Komeza ijambo. Ndakubwiza ukuri, nanjye ngiye nta manje mva ko kudi nyine uba speechless, nyine ibintu bikagutungura kabisa. Wowe uvuga ngo ntabwo gutunga, ariko gihe birantunguye bro. Umuntu ugirwa ya mahirwe, abantu benshi abanyamideli mu Rwanda babuze bakakwigira icyo cyizere, ukambika umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka ingahe mwituye ibi ngibi Imana. Njye niba ngo uvura umuntu uzishisha wacyakare gukanurira. So ngewe nitandukanyije nawe, yes namuvugiraga nk'umuntu turi family muri LGBT, ariko ngaho nitandukanyije nawe pe. Nukuri urabizi ni kenshi bamuvuze kuri ya video nacyagiye ku passport isohoka, nacyagiye by'urumogi, urabizi intambara twarwanaga ndi nyiba muri Amerika, subizi imijugu twatiranye Godfa. Aha naguye curamye pe umva nukuri abantu twibagirwa vuba. Kurusha mu magambo nasomye zino ngingo zagiye afatiraho, wagira ngo yari hayi cyangwa ari ibyo byamwe yafashe, ko ukuntu zigiye bifashe n'ukuntu bigiye bivangavanze n'ahantu bihurira. Umwe ngo ara blaming Ange Kagame, so ngiye nawe ndakuvuga first family, kuko ntabwo ibyo bintu mbinshaka kubivugaho cyane, ariko ngiye natunguwe. Aho ararenganya inkotanyi. Nese Kagame niwe wafunze se? Okay. Yavuye yanajyanye amasheke gufunga se, cyangwa inzego yari suspected, ubwo abaye suspected nyine baramufunga, ariko nyine agira avamo. Ibi ngibi bizaranya amagambo y'ikigaraka bita Patrick cyane cyo kivuga ngo kizagaruka mu Rwanda. Kagame n'akabarebe bamaze gucaho bapfuye ngo bafunze se. Komeza. So nyine ukabona harimo ibintu byihuzagurika n'iki. So iyo minsi 2023 yafunzwe muri Mageragere, ni itumye avuga bino byose mu gihe cyo kwibuka mu kwa kane.
so ngewe pe nitandukanyije nawe ndanatunguwe sinaza gutinda cyane mu magambo gusa bino ntabwo byari bikwiriye pe umuntu nk'uko nuza bivuze Kabano wize akagira business iri strong kugeza kano kanya no ku munsi wa none nango yari kubavuga aya magambo kiretse niba ari gukoresha bino bintu kugira ngo nk'uko nawe babwiye akaba ashaka kwisabira serum yo guma muri Amerika ko gutya bino mu biha platform nini ibinyamakuru birabyandikaho niba byandikaho rero iyo usaba serum nibyo bakoza proof ni yihe urahigwa nandi urashakishwa nandi bimeze gute tugimuka mu high platform yo gutuma abona iki serum yo guma muri Amerika kunzi kazamugendekera gute biramutse bigenze nkawe reportingwe azagaruka he kunyine ujya gufunga nese urumva umuntu reka ngurugero rwa hafi nk'ungiye sinagarutse mu kwa gatanu last year se ko ndi Kigarashe cyangwa mvuga nabi u Rwanda wumva ndi he so rero ugira neza ukabisanga imbere wanagira nawe ukabisanga imbere this dude ntabwo ko uvuga no magambo man for real when I gusa that's too crazy like literally very speechless man uzi ariko amakampani rero no mu Rwanda uzi company ziri mu mahanga His afite amafaranga pefse ubushobozi bwero bwose bwo kwambara umwenda ashaka bawutuma kano kanya bakanamukorera ukayituza ariko niba baguhaye amahirwe mu gihugu bakagukorereshaho kandi nanga ari by'ubuntu so ari kumwamariza ari kugira ute ako gaciro akagafata akajugunya hasi pa agakandagira ubwo urumva atari igicucu ahubwo urakoze that's crazy murakare bibaho reka tugende twakira umuntu bita Umulisa urahari Umulisa ntabwo ahari Nasser okay Nasser are you there aramanutse ariko mwamaze gukina bemeze biti tumuzi people twakire umuntu bita ninde utaravuga hano Umulisa ndakumanura ni budahari Nasser uranyumva Nasser urahari Olga uranyumva Oui come on kutavuga Oui ndavuga sinzi ko byaje bigenze Okay ijambo ni ryawe Oui mwiriwe Mwiriwe ndabasuje mwese abantu muri hano nanjye ibi bintu nabibonye ariko ntago naje kare ariko nabibonye nanjye hari ikintu nashaka kubivugaho nubwo benshi babivuzeho ikintu ngiye kuvuga uyu Rezisk yabivuze na Semuhungu bimwe arabivuze na Kabano ariko nyine nk'ikintu kimbabaje nyine nanjye kubona nk'umuntu w'urubyiruko nyine ashobora guhabwa amahirwe abandi bantu nyine badafite akayapfusha ubusa birababaje noneho muri iki gihe nyine turi kwibuka abacu bazize jenoside kubona umuntu ashobora kuvuga ibintu aka kanya yakabaye niba yaranabifite mu mutima akaba yarabivuze mbere yaho cyangwa se nyine akabivugana nyuma yaho niba bifite mu mutima ariko kuba bivuze ubu ngubu ni nko gushengura imitima y'abantu bamwe na bamwe baba barimo hano cyangwa se n'abandi bose bashobora kuba bamukurikira kuko afite influence nini nyine ni ikibazo gikomeye ikindi kintu nyine kibabaje ni ukubona nyine ushobora kuba uri umwana nyine w'umuhungu kuriya ntago ari umwana ariko nyine uko bigaragara ushobora nyine kuba wahabwa amahirwe ameze kuriya hari abandi bana nyine bafite talents buriya hari nk'abana babona yarambitse His Excellence bakavuga ati buriya nanjye ninkura ndashaka kuzaba nka Moses atakuvuga ngo mu mitwarire ariko nyine ndashaka kuzakora ibintu nk'ibye like designinga nkawe kugira nzagere ku rwego nk'urwo nawe agezeho bakaba bamufata nk'abarora umudo mu bintu bijyanye na designing nyine birababaje kuba ushobora kuba ufite abantu nyine bagukurikira gutya bagufite icyo cyizere ukabatenguha ikindi kintu nyine kibabaje ni ukuntu ushobora kumva nyine umuntu afite 6 years old akabona ko papa we barimo baramubeshyera barimo baramuhanira ubusa wangize ukavuga ngo papa wanjye ngo bamuhaniye ubusa ku myaka 6 gusa ababyeyi benshi nubwo bajya bakunda kubwira abana babo sometimes amakosa barakoze kugira ngo nibanakura batazaba nkabo nyine ariko nyine ukabona umuntu
ngo papa bamuhaniye ubusa ngo nanga ngo inkotanyi ngo nanga ngo Kagame ngo nanga warabaye mu gihugu ukabona ibyo kurya ukaryama ukabona aho kuba ukiga niba baba baguprovidingira school fees ariko nyine uwo mutekano igihugu kirawuguhereza ukabona nyine byose uraje ako kanya ubitesheje agaciro yawe myinshi ingana gutyo cyangwa mike ingana gutyo bitewe nuko abifata ariko byose ukabitesha agaciro ngiye ndibuka ejo bundi ngo ajye Musanze bakamuhohotera hano abantu twaramuvugiye tugira impuhwe nyine turababara nta nubwo ari yakuntu nyine abantu dushobora kuba twababaye kuko iki kintu bakimukoreye tutabanje no kureba aho byaturutse se niba ari we wahemutse cyangwa atari we wahemutse nubwo nabo byo bakoze atari byo ako nyine akabifata nyine nk'ibintu byoroshye akaza agashyira hariya n'umujinya n'uburakari freedom of speech akavuga nyine ibintu bimeze nka kuriya bigaragara ko igihe cyose yari abifite mu mutima atari ibintu niba umuntu ashobora kubabika ni nko kubika inzika kandi ikindi kintu nanjye nagira ngo mbabwire ni ukuri nta muntu nyine bashobora kuza nyine ngo barenganye nyine gutyo gusa nta kintu we yakoze ubu umuntu yaza kuguterura mu muhanda akagutwara kugukubita nta kintu wakoze n'abantu bakoze jenoside bajyanywe muri gacaca barakatirwa baragenda ariko bifite process byaciyemo n'umuntu akubiswe mu muhanda mbese nyine abanza kureba ikintu yakoze nta muntu azanga gukubite gutyo kuko ntago yaba ari umusazi ako nyine birababaje ko umuntu nyine ashobora kuza mu gitondo akabyuka akandika ngo umuntu yakoze ibi ngo bintu nyine birababaje nyine sorry nyine basi murakoze wirira wibabara tuza guma hamwe none babwira ngo muhaguruke mu Rwanda mutekereza ko muzarwana n'imiyaga muhaguruke mukenyere ntago muzar iyo babwira ngo igihugu none muhaguruke mukenyere abo nose mwari muzi ngo muzarwana n'ibitekerezo muzarwana nabo mutazi nyine mba nkubwire nyine ntabwo ushobora kubona igihugu kivuye ahantu habi nka hariya nyine kikaba kigeze ahangaha ukabona umuntu yagikuriyemo agijeje 36 years old nyine reka mubwire ikintu kimwe muve mu biteto mureke guteta ngiye ndikorera gutya ndabareba nkabazunguriza umutwe mureke guteta my friend mureke guteta ejo bundi barababwiye ngo abagore barava mu Rwanda bakajya kwiteza inda muri FDL rese ntago mwabyumvaga mwemwe mu gwapatu muhaguruke mu Rwanda muhaguruke mukenyere mukomeze Jado nyuma twose dufate mwene ndabona ari yapfa The Godfather akoze reka nsuze n'abandi izo ni emotions z'umuteso mbabarire muhaguruke mukenyere if you don't stand up ngo muve ko mugomba guhaguruka haguruka mukenyere intambara ntago muzayirwanisha n'ama emotion muhaguruke igihugu intuza ninde wavuze ushobora kuvuga ngo iki gihugu nimwanga kukirwanira tuzakamba tukirwane turabasaza muhaguruke mwumve ko ibintu mugomba kubifesinga urimo kumva mureke ibyo mureke kugaragaza ama emotion ubwo nuguhaga igihugu kiracya amaraso yamenetse muri igihugu aracyatose ntabwo haruma muhaguruke izi ntambara mu Rwanda kuri social media mwumve ko no mu buzima busanzwe zishobora kuza so ibingibi utuntu toto so nta kintu kuri Moses kuri ibi bintu yanditse twakomeje kadufate Jado Godfather akoze na bashuhuje ndetse n'abandi bose turi kumwe muri space reka mbasuhuze nge ndafatira ku kintu barimo uvuga wenda no kuri emotion z'uyu mushiki wanjye uyu munsi cyangwa se mu ibihe turimo turibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ariko iyo tuvuga muri 1994 nyuma tukajya mu jenoside cyangwa se ibimenyetso cyangwa se urwango rwakorewe abatutsi rwatangiye 59 kugenda za 73 na amateka maremare iyo ngengabitekerezo rero twigeze kubivuga hano mu bantu tujya tugira hari abantu baba baronse mu maraso buriya uko umwana umurera uko ugenda umutoza agenda agira gute agenda afata ibyo nyina cyangwa se umubyeyi we
cy'ababyeyi bose hamwe ibyo baganirira iwabo ni ukuvuga ngo uyu munsi ibi uyu mujene yakoze bifite abajene benshi batekereza nk'ibi hano mu gihugu impamvu uyu nguyu wenda yagize gutya bya bindi twahoze tuganiraho kare hari icyamumaza ubwoba ashobora kuba wenda yanyweye itabi cyangwa se yanyweye inzoga ariko urabizi ko iyo umuntu asinze asindana ibimurimo ibi nibyo biba no mu bandi bantu bakuru nimba ushobora kujya kumva mu gihugu nk'u Rwanda mu myaka nyuma y'imyaka 31 izo nkotanyi yanga zihagaritse genocide nta nkunga y'amahanga my friend ari ukwitanga ari amaraso y'abajene banganaga nk'uwo uko angana kuko tujye twibuka ko wenda ntago umunsi umuntu yabivuga ariko hari abana babaga bari ku myaka mikeya barwanya urugamba rwo guhagarika genocide bakaza cyangwa se bakajya mu ntambara ababyeyi babo bishwe bareba ariko uyu munsi ukajya kumva mu gihe uri mu mutima ukumva umuntu ufite profile nini nk'uyu turi kuvuga hano kuko nk'uko Erika yabivugaga turi kumufasha kugira ngo abone ibizibiti byo kwa Kasalamusika ahari kubitekerereza cyangwa se ari kugira ariko yibagiwe neza ko uyu munsi icyo gihugu azaba yatsema Salamusika izaba ari nka twaziye mu peyi intaga ari igihugu cye kavukire ese ko atazahasazira cyangwa abana byara ko batazavuka bumva ko ari abanyamerika kurusha Lil Wayne cyangwa se undi muntu wese tujya tubona batuka biti ingagi biti biki byose muri racism mu ibyo bihugu baba birukiramo yibutse ko uyu munsi u Rwanda rwamureze kuruta abo babyeyi be rukamwigisha rukamukuza kuko nkeka ko wose avuga ntago ari we wamushyize kuri platform nk'iyo yari ariho yo kugeraho nyine yambika abo bose yagiye avuga yanga rero impamvu mbona ko yabikoze ni impamvu yo kugira ngo ashengure imitima y'abacitse ku icumu cyangwa se buri wese ubabajwe n'ibihe twari turimo icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni uko wenda we yaba yumva ko urwo rwango yanga izo nkotanyi rugomba kugira gute rugomba gutuma abasanga hariya cyangwa se abarwanya u Rwanda ari bujye kwibere ariko nabazabarumbira ndabizi kuko buriya iyo umwana apfuye mwiterura ntago uko wamugerageza kose bijya bivuga ngo umwana uri bupfe ni wamuha kigozi uyu mujene muzabibona nuko umuntu yajya kurangira cyangwa se yajya gupfa nabi muzabibona zarangira yiyahuye kubera ko ibi no kwiyahuza amagambo nimba urwo rwango arumaranye icyo gihe ese ibyo byose yabikoraga atishimye nta kindi gese yigeze avuga neza u Rwanda kuko aruvuze nabi uyu munsi so abenshi biterwa n'ibiyobyabwenge ariko n'ibyo biyobyabwenge bihita bivumbura ikimurimo ni benshi dufite ni benshi no mu batoya mwabonye ejo bundi umwana w'umukobwa w'imyaka 20 n'ingahe icyunamo kigitangira ngo njyaho kwibuka abatutsi nzibuka abahutu umwana w'umukobwa mwabonye ribo yafashe arabipostinga bivuze ngo ingengabitekerezo iracyariho mu ngo z'abanyarwanda iracyarimo mu mitima ya benshi cyane ari gishoboka no kugira gute no gukenyera nkuko babivuga muri kunyumva turakumva igihari uyu munsi urugamba rw'amasasu ntago rugikenewe kuko mwarabibonye n'abaturasheho u Rwanda rwamaze gusetinga ntuza security measures z'uko babisama ntago naba bananiwe kurasa ahubwo nuko uyu munsi nta gutakaza imbaraga cyangwa se kumena amaraso ahubwo no gukoresha ubwenge bwacu rero urubyiruko cyangwa se abari hano twese tugifite imbaraga zo kwicara tugahangana n'aba bose kuko uyu Moses ugiye kubibona ukuntu agiye gutrendinga kuri bamwe barwanya leta
barimo hano Banahimana abande bose ugiye kubibona ahangaha bagiye kwicara bakora inkuru z'ubugoryi z'iki kubera iki kuko babonye ikigoryi bakoresha kandi kiri bugire gute kiri butume Godfather avuga kiri butume Abe avuga so rero iyo tuje tugafata umwanya munini nk'uyu nibyo ntitubifata umwanya kuri Moses ahubwo tufata umwanya ku wundi ubifite mu mutima ubibitse ataraza hano ngo abihashyire ibyo bintu bitse kw'inkotanyi nizifunga umuntu yakoze ibyaha afungwa n'ubutabera ntabwo inkotanyi zigeze zifunga inkotanyi zari zifite ibindi zirwana nazo bitari ibyo bintu byo kuvuga ngo uwisha abatutsi wagize gute ahubwo ubutabera nibwo bwamufunze we yanagize amahirwe afungwa imyaka 10 hari abamaze n'abakatiwe burundu uyu munsi abana babo bitandukanyije na base ibaza umuntu w'imyaka 6 wabaye umucamanza agahita yumva ko sarengana none se yamubyukanaga ku bitugu agiye guhiga cyangwa se kugira ibindi bibi byose byo kwijanika muri genocide akora so mu magambo makeya rero abantu nk'aba turabafite ahubwo no kubimenya twebwe tudatekereza nkabo cyangwa se tuzi agaciro ko kuba uyu munsi umuntu ari imfubyi abyaye abana badafite sekuru badafite nyirakuru nizo ntambara turi kurwana abana bacu bagezaho akubaza atari ko papa kuki nge ntafite grammaire kuki ntafite cyane muri iyi minsi uricara rero ukamusobanurira harimo ibikurenga ariko iyo abyusa agahita abona nka Moses yanditse ibi nawe biramucanga rero tuvuge two kuryama tubyuka amanywa nijoro umuntu wese icyo yumva cyo kuvuga ukivuge kirwana ku gihugu bitari ibyo igihugu tuzabona kiducitse kubera abantu bafite ibintu by'ubugome n'ubugoryi nk'ibi ngibi sigaho ibyo uvuga kuducika ariko bite byawe ibyo ngibyo sigaho reka impamvu mvuga kuducika reka nyikubwire Godfather tubaye dufite abajeni 1000 bafite ingengabitekerezo nk'iyi ya Moses none ubwo urambwira ko tuba tutabuza nibashake babe miliyoni reka nkubwire ikintu kimwe ntabwo ari benshi cyane kurusha Fare kandi yari ifite imbunda kandi yarakoze igisirikare n'imyitozo kandi yari ifite urwango rurutu rwabo urumva nibashake ahubwo nababwira nimushake mu bakangari ninda kubwiye se ko nenda kubwiye ku bwinshi bwabo se n'irya batabaye benshi nababwira ikintu kimwe cyo nuko ari determine bari gukora kubera generation zizavuka pana generation y'uyu munsi iriho icyo nabwira umuntu hano uraha ngaha abangaba bazahoraho nimuza kwitegereza ku bantu b'abahanga bari kwandika bari kunyandikira muri deo mugende mwitegereze baravuga ngo yakoze denial ya stage ya nyuma so mugende mu byitegereze murebe ntabwo igihugu ntabwo reka nkubwiza kuri Jado uri umuntu uri umugabo iyi ntambara warayirwanye uri mu babohoye igihugu wari muri bakadogo ibingi ubisobanukiwe neza cyane aho wasikubabaishe ibingi ntibigukange umusa reka uyu sintinya Moses niyo haba nkawe igihumbi sintinya n'undi wese umujene utekereza nkawe ahubwo umushuka aba bana babanje bakicara bakareba igihugu dufite kiryoshye bakicara bakasiba ibyo bintu mu mitwe yabo tukicara tukenjoyinga igihugu cyacu tukagikorera kikazaba igihugu gisaziramo abana bacu badasaziye mu myanda nk'iyi ngiyi nicyo nge ndi kuvuga ni mureke nyamuneka tumenye ko twambaye ikirezi tumenye ko kera dufite igihugu kiryoshye my friend ababa muri Amerika baba Canada ho murabizi hano umunyamahanga araza ejo bundi nari ndi kumwe n'umukomedi hano bita Napi abamuzi araza arambwira ati ntago ibi bintu ndazenguruka ibihugu nka travelinga ndazenguruka nta hantu ndabona nicara ngo mbyuke saa 7 sangahe ngende mbona umuntu anyishimiye atari bunyambura agafone kanjye anyishimiye atari bunkubita inkonje so nakwicaye mukareka tukenjoyinga igihugu cyacu my friend ko amaraso yakimenekeye ntago bizongera ube ucuramye ubucurukuye buri muremure ntago bizongera kuko uyu munsi nkuko wari ubivuze twagiye tubona abajene beza my friend bafite uburanga bafite ubwenge bafite iki bapfa manzaganya ariko ibyo bintu byose byateguraga ibingibi
umuntu rero wicara nk'uko agasinda urumogi agasinda byeri cyangwa icyo akumva ko ngo inkotanyi hano n'ubuzima my friend